다 됐어? Good morning, everyone. mwaramutse mwese Today I think very good day, right? uyu munsi ndabona ari umunsi mwiza sibyo Yes, weather is wonderful. dufite ikirere cyiza cyane I think today is a very good day for sharing the word of God. ndatekereza ari umunsi mwiza wo kuganiraho ijambo ry'Imana. So today I want to read Romans chapter 3. uyu munsi ndasoma mu gitabo cy'Abaroma ibice bitatu. Romans chapter 3 verse 20 Abaroma ibice bitatu umurongo wa 20 up to 26. turageza ku 26. So I read in the English first, and the Pastor Jean Pierre will read Kinyarwanda. reka nsome mu cyongereza hanyuma mushumba Jean Pierre asoma mu kinyarwanda. Therefore, by the deed of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through the faith in Jesus Christ to all who believe. For there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as the propitiations by His blood through faith, and demonstrate His righteousness, because His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has a faith in Jesus. mu bice bitatu umurongo wa 20 kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizera bose bahishwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizera Yesu. Yes, yesterday we had a very great time. Ejo twagize ibihe byiza. So yesterday with our youth, I had a gospel class. Nari ndi kumwe n'urubyiruko turi kwiga amasomo y'ubutumwa bwiza. Actually, we would like to preach the gospels, but sometime because of the knowledge of gospel, we couldn't do that. Rimwe na rimwe hari igihe tuba dushaka kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko tugahagarikwa n'uko tudafite ubumenyi ku butumwa bwiza. And we excuse ourselves, next time, after I learn more, then I can preach. Icyo gihe turibwira tuti reka tuzabikora ubutaha tumaze kwiga. But actually, we already knows many knowledge of the gospel. Nyamara burya ubumenyi dufite ku butumwa bwiza burahagije, ni bwinshi. So through yesterday, I gave the confidence to preach the gospel to the youth. Ejo rero nari nganira n'urubyiruko kugira ngo bagire icyizere cyo kubwiriza ubutumwa bwiza. So yesterday we had two sections. First is about the sin, and second is the law. Ejo twagize ibyiciro bibiri, tubanza kwiga ku cyaha turangije twiga no ku mategeko. So for me, I in charge the second section, so I gave the lecture about the law. Nagombaga kwigisha icyiciro cya kabiri ku mategeko. Actually, when we see the title of the law, it seems like very boring. Ubundi rero iyo ubonye insanganyamatsiko ivuga ku mategeko uhita wumva bikurambiye. And it seems like very hard. Babyumvikana nk'ikintu gikomeye. So they think, just law is we need to keep. Abantu benshi batekereza bati amategeko nyine tugomba kuyubahiriza. But people doesn't know what is the true purpose of
the law. ariko usanga abantu batazi impamvu y'amategeko. Actually, in the Bible, there's two kinds of view. View from the God, view from the human. ubundi rero iyo usoma bibiri ubona ko igaragaza imirebere y'uburyo bubiri, hari imirebere y'abantu n'iy'Imana. Firstly, I want to check the view of the man. Reka tubanze twitegereze imirebere y'umuntu. Exodus chapter 24. Mu gitabo cyo kuva ibice 24. Exodus chapter 24 verse 3. Umurongo wa 3. So Moses came and told the people all the words of the Lord and the all judgment, and the all people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said we will do. Haranditse ngo kuva ibice 24 umurongo wa 3, Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. God gave the people the law through the Moses. Binyuze muri Mose, Imana yahaye abantu amategeko. In the Sinai mountain, he was spent more than 40 days. Yamaze iminsi 40 n'amashara 40 ku musozi wa Sinayi. After that, he brought the two stone tablets. Hanyuma aza kumanukana ibisate bibiri byanditswe amategeko. On the tablet, there is 10 commandments. Kuri ibyo bisate hari handitseho amategeko 10. Do not kill, do not lie, do not rob. Harimo ibivuga ngo ntukice, ntukabeshye, ntukifuze n'andi. Don't serve the idol. Ngo ntugakorere ibigirwamana. Don't give the false testimony. Ntukabeshyera abandi. Don't use the name with voidly. Ntugakoresha izina ry'Uwiteka mu makosa. Yes, there is 10 commandments, what they have to keep. Yari amategeko 10 ngo bagomba kubahiriza. And when Moses brought these two tablets, people said, we will keep that. Ubwo Mose yazaniraga abantu aya mategeko ari ku bisate by'amabuye, abantu baravuze bati tuzayubahiriza yose. And they said, yes, it is the law of life. Batayo ni amategeko rwose atubeshaho. It is the law of blessing. N'umugisha. Because if we keep the 10 commandments, we will receive the blessing from God. Nituyubahiriza nta kabuza Imana izaduha umugisha. So people say, all the words which the Lord has said, we will do. Ngo abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. It is the view of the people. Uku niko abantu bareba. And they think, we can keep this the Lord. Bagatekereza bati twakubahiriza amategeko. But what is the view of the God? Hasi imirebere y'Imana yo igaragara gute? 1 Timothy chapter 1. Usomye urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo waho w'9. 1 Timothy chapter 1 verse 9 said, knowing this, that the law is not made for the righteous person, but for the lawless and the insubordination, and for the ungodly, and for sinners, for unholy, and the profane, for the mothers, the fathers, and the motherers of the mothers, for the manslayer. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo w'9 aravuga ngo, kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita ba se na ba nyina n'abicanyi. Yes, Bible clearly said the law is not made for a righteous person. Bivuga yeruye ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi. But it is the view of the God. Uku niko Imana ibibona. Why God made the law? Because not for the righteous person, for the sinners. None kuki Imana yashyizeho amategeko itayashyiriyeho umukiranutsi ahubwo yashyiriyeho umunyabyaha? But because people, before the law came to the earth,
the people they commit sin, but they didn't know it is sin. impamvu ni uko mbere y'uko amategeko aza mu isi abantu bakoraga ibyaha ariko ntibari bazi icyaha icyo ari cyo. But after the law came to the earth, then they realized themselves, I am sinner. ariko amategeko aje abantu batangira kubona ko ari abanyacyaha. So purpose of the law is not for the becoming righteous, rero intego y'amategeko si uko tuyubahiriza ngo tube abakiranutsi, but the law is the true purpose is showing our true image. ahubwo impamvu yazanye amategeko ni ukuduhishurira ishusho yacu y'ukuri. Because of this difference, even though the people want to try to keep the law, but they failed. kubera iri tandukaniro nubwo abantu bashaka kubahiriza amategeko birabananira, Because they cannot use the true purpose of the law. kubera ko bashaka gukoresha amategeko mu mpamvu zitari iz'amategeko. But after the law came to the earth, the people start to realize themselves, I am sinner. nyamara amategeko ageze mu bantu, abantu batangiye kumenya ko ari abanyabyaha. So is it mean the law is evil? ese bivuze ko amategeko ari mabi? Actually not. ntabwo ari byo. Verse 8. umurongo w'umunani, Bible said, but we know that the law is good if one uses it lawfully. umurongo w'umunani bavuga ngo icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. Law itself, it is not evil. amategeko y'ubwayo si mabi, Law itself, it is very, very good. amategeko ni meza Because law show us the true image. kubera ko atwereka ishusho yacu y'ukuri iyo ariyo. So, for you, when you check your face, can you see your face through your own eyes? ese iyo ugerageje kwireba mu isura yawe n'amaso yawe urahabona? Actually, though we try to see our face ourselves, but we cannot do. mu by'ukuri nubwo wagerageza kwireba mu isura ntabwo amaso yawe yahakwereka. If you can see your face yourself, then you're not human. ubasha kwireba mu isura n'amaso yawe ntabwo waba uri umuntu. Maybe you're the alien, something. icyo gihe ushobora kuba uri ikindi kintu kitari umuntu. Then how can we check our face? none twareba gute mu isura yacu? We use the mirror. dukoresha ikirori. Through the mirror, we can check our face and hairs and something. We cannot see. iyo ukoresheje indorerwamo cyangwa se ikirori ubasha kubona ikiri mu isura yawe utabasha kubona. Actually, law is like a mirror. burya rero amategeko ameze nk'iyo ndorerwamo. Law show us that we are sinners. kubera ko niyo atwereka ububi bwacu, ubunyacyaha bwacu. Actually, do you know how many the law in the Bible? ase mwaba muzi umubare w'amategeko ubundi yanditswe muri Bibiliya? Yeah, people say 10. abantu bavuga ko ari 10. Why? Because there is 10 commandments. kubera ko bazi amategeko 10 y'Imana. But when the biblical scholars they study about that, they could find out the 613 laws. ariko abahanga mu bya Bibiliya bizi iby'amategeko ari muri Bibiliya basanga handitsemo 613 yose. For example, why do we give the offering? nk'urugero kuki dutanga amaturo? Because there is a law of the offering in the Bible. nuko muri Bibiliya harimo itegeko rivuga ku maturo. And there is so many law, even though it is not included in the 10 commandments, but we have to keep. hari amategeko menshi nubwo atanditswe ku bisate byanditsweho 10 ariko nayo twubahiriza. Not only 10 commandments, but also 613 law, then you have to keep that. dore amategeko si 10 yonyine ahubwo ni 613 uba ugomba kuyubaha yose. Problem is, people think, if I break just 1 or 2, it is okay. ariko abantu baravuga bati nishe rimwe cyangwa abiri gusa nta kibazo. Because I kept the 99% of the law, then it's almost perfect. kavuga ngo kuba nubarije 9 mu 10 urumva ko bitunganye. Yeah, tomorrow I can keep perfectly.
ati wenda ejo nzayubahiriza neza. And they try, but they fail. Uko niko bagerageza ariko bakongera bagatsindwa. And they try and fail, and they try and fail, and they say, we need to confess before God. Uko agerageza agatsindwa, akongera akagerageza agatsindwa, aravuga ati ubu ngomba kwatura ngasaba Imana imbabazi. Yes, God, today I did a mistake, so I break the one law. Akavuga ati Imana uyu munsi nakoze ikosa dore nishe itegeko ryawe. But I know you're the merciful, then you can forgive me. Ati ariko ndabizi kuri Imana y'inyempuhwe umbabarire. Because I did a mistake, one mistake. Ni ikosa rimwe nakoze. But tomorrow, I will keep all. Ariko ejo nzayubahiriza yose. They explain themselves to God. Uku niko babwira Imana bisobanura. But actually, standard of God is different. Nyamara burya ishingiro ry'Imana ritandukanye n'iryo. For us, we think 1 or 2 points is no problem. Twebwe dutekereza ko twishe rimwe cyangwa abiri nta kibazo. But what is the Bible said? Asa Bibiliya itubwira ngo iki? James chapter 2 verse 10. Yisomye Yakobo igice cya 2 umurongo w'10. James chapter 2 verse 10. Yakobo ibice 2 umurongo w'10. Yes, Bible said, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in the one point, he is guilty of all. Biragira iti umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yishe yose. Yes, Bible said, if you break just one point, biravuga ngo usitaye ku itegeko rimwe gusa, he is guilty of all. ubu yishe yose. If you break one point, it means you are breaking the 613 law all. Bivuze ngo nimba usitaye ku itegeko rimwe wishe amategeko 613 yose. So what is the meaning of that? None igisobanuro cy'ibi ni ikihe? So according to the standard of God, if you break one point and you break all law. Witaye ku gipimo fatizo cy'Imana nuko igihe wishe itegeko rimwe bivuze ko wishe amategeko yose. Then what you have to do? None ubwo wakora iki? You have to keep the whole law, 613 law, every day, every moment perfectly. Ubundi wakagombye kubahiriza amategeko 613 iminsi yose kandi mu buryo bwuzuye. But in your life, if you break one point, then you break the all laws. Ariko nimba mu buzima bwawe ari itegeko rimwe gusa wasitayeho bivuze ko wishe amategeko yose. It means you are fully sinner. Bivuze ko uri umunyacyaha 100%. But people, why they try to keep the law? Ariko icyo abantu bagerageza kubahiriza amategeko Because they still believe that I can keep that. bakifitiye icyizere ngo twayubahiriza. But according to the standard of God, they cannot do that. Ugendeye ku ishingiro ry'Imana rwose ntibabishobora. It is impossible to keep that. Ntibishoboka kubahiriza amategeko. So if they realize that I cannot keep the law, Umuntu atahuye rero ko atakubahiriza amategeko, then they start to looking for another way. icyo gihe yatangira gushakisha indi nzira. So what is the way of the God? None inzira y'Imana ni iyihe? The way of God is perfect and simple and easy. Inzira y'Imana iratunganye kandi iroroshye cyane. But the humanistic way is very difficult and hard and complicated. Ariko uzasanga inzira umuntu akoresha aba ari inzira y'ibizigu, inzira igoye. Every time you need to calculate, do I keep the law or not? Ugomba kureba buri gihe nimba wubahiriza amategeko cyangwa utayubahiriza. Actually, last year I visited Israel. Umwaka ushize nasuye igihugu cya Israel. As you know, Jewish people, they try to keep the law. Murazi ko Abayahudi ni abantu bagerageza kubahiriza amategeko. So do you know exactly when the Sabbath day start? Mwamuzi isabato itangiriraho? The Sabbath day start from the Friday up to Saturday when the sun set and sun rise up. Isabato itangira kuwa gatanu izuba rikirenga igasoza kuwa gatandatu izuba nanone rirenze. According to the law of the Sabbath day, you cannot do anything.
Rero ugendeye ku itegeko ryo kubahiriza isabato nta kintu uba ugomba gukora ku isabato, If you do some work, then you break the law. kubera ko akantu kose wakora uba wishe iryo tegeko. Then they cannot make a fire. bivuze ko batacana umuriro, And even they cannot do anything. Even they cannot press the switch. nta nubwo bacana amatara cyangwa bayazimye. So I found out the very amazing things in the Israel. Muri Israel nabonye ari ibintu bikaze cyane. For me, I stay in the hotel. icyo gihe nabaga muri hoteli, There is two kind of the elevator. hari sanseri ebyiri. Actually, when for the normal elevator, if you press the button, then the elevator comes and you can ride in. ubundi hari esanseri cyangwa muteruzi uba ugomba gukandaho kugira ngo ize gutware. And you choose the floor. Eh, Floor. continue. Like ndabyumva. yes, like a stair. Stair. ukagenda uzamuka. If you want to go fourth floor, then you press the fourth floor. nimba ushaka kujya ku igorofa ya kane ugomba gukanda kuri kane, Then you can reach to the fourth floor. icyo gihe ukagera ku igorofa rya kane. But another, the special elevator, ariko hari indi idasanzwe, that there is no button. iyo ngiyo ntabwo igira aho ukanda, And you have to wait for the elevator come to you. uba ugomba gutegereza ko ikugeraho, And door automatically open. hanyuma umuryango ukikingura And then you ride in, ukinjira, and this elevator move automatically. ikongera ikitwara. And every floor is stopped. iyo rero igenda ihagarara kuri buri gorofa. For example, if you ride in the elevator first floor, tuvuge nimba ushaka kujya mu igorofa rya mbere and you need to reach the fifth floor, cyangwa se uri ku igorofa rya mbere ushaka kujya ku rya 50, then every floor is stopped. Second floor, third floor, and fifth floor. iyo ngiyo igenda ihagarara kuri buri gorofa, rya kabiri, rya gatatu kugeza ku rya 50. And you need to wait until the door open. uba ugomba rero guhagararamo kugeza igihe iri bwikingurire ku igorofa ugiyemo. Why they need to do that? kubera iki ibyo bagomba kubikora gutyo? Because they think if they press the button, it means it is working. batekereza ko igihe bakanze kuri buto yaho igomba kuberekeza baba bakoze umurimo ku isabato. So for example, if they need to press some button, nimba bashaka gukanda, then they ask to the foreigners, bareba umunyamahanga uri aho ngaho, "Oh sir, I'm sorry because of Sabbath day. Can you press for me?" bakamubwira ati nyakubahwa rwose unyihanganire twe n'isabato, ese wamfashije? Then we press instead of him. hanyuma ukabimukandiraho kugira ngo abyikorere. Do you feel very hot nubwo wakumva hashyushye cyane, and you need an air conditioner? ukaba ushaka ko haza akayaga, For them, they cannot work. They cannot use. ntabwo yafungura uwo muyaga ngo uze. Then they ask to the foreigners, icyo gihe areba umunyamahanga uri aho ngaho, "Can you turn on the air conditioner?" akamubwira ati wafunguriye iriya ventilateri, Okay, no problem. akabimukorera. For us, no problem. If it is the Sabbath day or not, we do everything. twebwe yaba ari ku isabato cyangwa atari ku isabato nta kibazo, dukora buri kimwe cyose. For them, they cannot do anything. ariko bo nta kintu bakora ku isabato. Why? kubera iki? Because they think if they break the Sabbath day, then they will caused by God. batekereza ko baramutse bakoze ku isabato baba bahemukiye Imana. Actually, there are so many people, they think that if they break the law, then the cause of God is onto them. rero abantu benshi batekereza ngo igihe bishe amategeko baravumwa, nibwo bavumwa. But what is the Bible say? hasi birayivuga ngo iki? Actually, when they break the law, the cause is come to them immediately, but it is what they think, but it is not. batekereza ko umuvumo bazaho igihe bishe amategeko, ariko si byo. Let's read the Galatians chapter 3. mu Bagalatiya ibice 3, Galatians chapter 3, verse 10. umurongo w'icumi.
Galatians chapter 3, verse 10 said, For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone who does not continue is all things which are written in the book of the law to do them. haranditse ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Yes, Bible said we are already under the curse. bitwereka ko turi abantu bavumwe. The cause is everyone who try to keep the law. kubera ko abantu bose biringira imirimo itegetswe n'amategeko baba ari ibivume. Actually, if you cannot keep the whole law, 613 law, nimba turi abantu batabasha kubahiriza amategeko yose uko ari 613, it means you are already under the curse. bivuze ko twavumwe turi ibivume. Then it does not mean when you break the one point, then you receive the curse. ntabwo bivuze ko uvumwa iyo wishe itegeko rimwe. When we born with the sin, from that time, we are already caused by God. ahubwo ko twavukanye icyaha, twavukanye n'umuvumo wose uvugwa n'amategeko. The only righteous person, they can keep the law. rero umukiranutsi wenyine niwe wakubahiriza amategeko y'Imana. But for the sinner, they cannot keep the law. ariko nta munyabyaha wakubahiriza amategeko y'Imana. Why? kubera iki? Because sinners, they already breaking the law and they are familiar with that. abanyabyaha n'ubundi baba baramaze kuyica, niko kamenyero kabo ko kuyica. Though they try, today I keep the law, nubwo bagerageza bati uyu munsi reka nubahirize amategeko, but fail and fail and fail. baratsindwa bakongera bagatsindwa iteka. Why? kuki? Because they have sin in their heart. kuko n'ubundi bafite icyaha mu mitima yabo. Sinner cannot keep the law. nta munyabyaha wakubahiriza amategeko y'Imana. And we receive the sin when we born. kandi icyaha turakivukana. Who brought the sin in the world? none ni iki cyatuzaniye icyaha? Romans chapter 5, verse 12. umubare mu bice 5 umurongo wa 12. Romans chapter 5, verse 12. umubare mu bice 5 umurongo wa 12. Therefore, just as through the one man sin entered the world, and the death through the sin, and thus death spread to all men, and because all sin. haranditse ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Because of one man, kubera sin umuntu entered the umwe world. icyaha cyaje mu isi. Who is this? ese uyu ninde? Who makes the sinner? uyu muntu umwe watugize abanyabyaha twese ninde? It is Adam. uyu ni Adamu. Adam make us the sin when we born. Adamu yatumye tuvuka turi abanyabyaha Because he is the father of fathers. kuko niwe se wa ba data bose. And though we don't want to receive the sin, nubwo tuba tudashaka kuba abantu bafite icyaha, when we born, automatically sin is contained in our heart. twavutse n'ubundi twifitemo icyaha. Then, though we want to keep the law, nubwo twaba dushaka kubahiriza amategeko, rero it should be broken continually. tugenda tuyica buri gihe iteka ryose. So why God gave us this law? ariko si ubundi kuki Imana yaduhaye amategeko? Because though they have sin in their heart, nuko nubwo abantu baba bafite icyaha mu mitima yabo, but they think I am good person. baratekereza ngo ngende umuntu mwiza. It is big problem. icyo rero cyari ikibazo gikomeye cyane. Because we do some good things in our life. mu buzima bwacu twibona dukora ibyiza. Yeah, sometimes we help our neighbors. ugasanga turi gufasha bagenzi bacu. Sometimes we volunteer for the dependent person. rimwe na rimwe ugasanga turitanga tugakorera ubushake. We do many good things in our life. twibona mu buzima bwacu dukora byinshi byiza. Yes, of course, we do evil things sometimes. birumvikana ko rimwe na rimwe dukora n'amabi. But mostly I did the good things. ariko inshuro nyinshi ibyiza nibyo dukora. For me, I never killed someone. njye sindica umuntu. I never cheat the people. sindatekera umuntu umutwe. I never did the evil things outwardly.
nta bintu bibi rwose bigaragara inyuma nakoze, but in their heart. ariko mu mitima y'abantu. When God see their heart, Imana yitegereje umutima w'umuntu, God clearly say they are sinner. Imana yavuga ngo ni abanyabyaha. Let's read Jeremiah chapter 17. Muri Yeremiya igice cya 17. Today I read so many verses because it is very important to show them when you explain about the law. Uyu munsi ndasoma imirongo myinshi kubera ko ni ingenzi cyane kuyisoma mu gihe dusobanura amategeko. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. Muri Yeremiya ibice 17 umurongo w'icyenda n'uw'icumi. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give everyone according to his ways, according to the fruits of his doings. Haranditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Jya Uwiteka nigirondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. When the God tests our mind and the heart, Imana yitegereje imitima yacu ikayirondora. God only see the evil things in our heart. Ikibonamo ni ibibi gusa. Because when the God check our heart, there's only evil. Mu mitima yacu hiberamo ibibi gusa. And he said, the heart is deceitful above all things. Imana iravuga ngo imitima yacu ishukana kurusha ibintu byose. But problem is, people cannot know that. Niyo mpamvu abantu ibi batabimenya. Because for us, we cannot check our heart through our eyes. Amaso yacu ntabwo ashaka kureba imitima yacu. Then we cannot feel it, I am sinful. Bituma tutabasha kwiyumvamo ko twuzuyemo ibyaha. That because of that, God gave us the law. Ariko icyo nicyo cyatumye Imana iduha amategeko. And he said, yes, you can try to keep. Reba ngo ngane mugerageze muyubahirize. If you are righteous, then you can keep it. Nimba uri umukiranutsi ubwo uzayubahiriza. If you have good things in your heart, Nimba hari icyiza kiri muri wowe, then you can keep all laws. ubwo uzubahiriza amategeko yanjye yose. But what happened? Hari n'iki cyabaye ku muntu. Yes, people they try, Nibyo abantu barabigerageje. but fail. Ariko birabananira. It means there is nothing good in their heart. Bivuze ko nta cyiza kiri muri bo. There is only evil things in their heart. Muri bo harimo ibibi gusa. After that, they think, I am sinful person. Uko niko umuntu atahura ngo burya ndi umunyacyaha. God, please give the mercy. Akavuga ati Mana ni wowe wangirira impuhwe. For me, I try so many times. Nagerageje inshuro nyinshi cyane. I try to keep the law. Nashatse kubahiriza amategeko Sometimes ndabigerageza. I fast some days Niyirije ubusa iminsi myinshi. and I cry out Natakiye Uwiteka. and I pray so long times Nasenze inshuro nyinshi. and I try to so many good things in my life. Nagerageje gukora ibyiza byinshi mu buzima bwanjye. But God, I cannot keep the law. Ariko Mana sinabasha kubahiriza amategeko. When the people realize that, Abantu biba bitahuye. they're looking for another righteousness. Batangira gushakisha ukundi gukiranuka. Then God also prepare for them another righteousness. Bene abo rero basanga Imana yabateguriye ukundi gukiranuka koko. So let's check the Romans chapter 3 verse 20. Dusubire mu Baroma ibice 3 umurongo wa 20. Firstly, Romans chapter 3 verse 20. Abaroma ibice 3 umurongo wa 20. Yes, Bible said, therefore, by the deed of the law, no flesh will be justified in his sight, for the law is knowledge of sin. Aragira hati tuzi ko kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Yes, Bible clear say, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Bivuga yeruye ko nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. And there is true purpose of the law. Kubera ko impamvu Imana yaduhaye amategeko, It is
by the law is the knowledge of sin. ko ari ukugira ngo itumenyeshe icyaha icyo ari cyo. Yes, through the law, they can realize themselves, I am sinful person. binyuze mu mategeko umuntu aratahura ngo burya ni umunyacyaha, And they give up to keep the law. abantu baheba ibyo kubahiriza amategeko. Why they give up? Because it is impossible to keep the law. bagomba kubiheba kubera ko bitashoboka ko umunyacyaha yubahiriza amategeko. Then verse 21. umurongo wa 21, But now the righteousness of God apart from the law is revealed. haranditse ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. So because the people cannot keep the law, bitewe n'uko abantu batakubahiriza amategeko y'Imana, the righteousness of God apart from the law is revealed. Imana ibahishurira gukiranuka kwayo. And what is the righteousness of God? none gukiranuka kw'Imana ni ukuhe? Yes, verse 22. 22, Even the righteousness of God through the faith in Jesus Christ to all and on all who believed, for there is no difference. haranditse ngo niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Yes, verse 22 explain that about the righteousness of God. umurongo wa 22 udusobanura gukiranuka kw'Imana. The Bible clearly say the faith in Jesus Christ. ngo guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Or who believe, and there is no difference. abizeye Yesu Kristo bose baraguhabwa nta tandukaniro. Yes, because people cannot keep the law, bitewe n'uko abantu nta n'umwe wakubahiriza amategeko y'Imana. and so through the keeping law, they cannot get the righteousness. mu gihe bagerageza kuyubahiriza nta n'umwe ushobora kugira gukiranuka. So God prepare another righteousness of God. ariko Imana yabateguriye ukundi gukiranuka. Then it is revealed in the word. ngo ni ugukiranuka kwayo yahishuye. Who is this? It is Jesus Christ. uku gukiranuka kwayo rero ni Yesu Kristo. Jesus came to the earth before 2,000 years ago. hashize imyaka irenga 2000 Yesu Kristo aje mu isi. The name of Jesus is mean the Savior of sinner. izina Yesu ubwaryo rivuga umukiza w'ibyaha by'abantu. If the people can keep the law, then they can be righteous. Jesus doesn't need to come here. iyo abantu bakubahiriza amategeko bakaba bakiranutse, Yesu Kristo ntiyari akwiriye kuza mu isi. But why Jesus should come to the earth? ariko se kuki Yesu yagombaga kuza muri iyi si? Because people cannot keep the law. kubera ko abantu batabashaga kubahiriza amategeko. People cannot get the righteousness from the keeping the law. abantu ntibashobora kugira gukiranuka biciye mu kubahiriza amategeko. Then Jesus came to the earth. icyo ni cyo cyatumye Yesu aza. And Jesus took the sin of the world. Yesu yaraje akuraho ibyaha by'abari mu isi bose. And then he crucified on the cross. Yesu yarabambwe ku musaraba. And he said, it is finished. ku musaraba aravuga ngo birarangiye. Every sin is finished on the cross. ibyaha byose Yesu yabirangirije ku musaraba. And then people become righteous. uku niko abantu bahinduwe abakiranutse. Then God said, if you believe Jesus Christ, none biriya Imana iravuga ngo nimba wizeye Yesu Kristo, if you have the faith of the Jesus, mu gihe ugize kwizera kwa Yesu, he is righteous. ngo uba ugize gukiranuka kw'Imana. He is perfect. uba utunganye. He is sanctified. uba wejejwe. Actually, God prepared very simple and easy way to be righteous. mu by'ukuri Imana yaduteguriye inzira yoroshye cyane itugira abakiranutse. But why people still they try to use the difficult way? ariko icyo abantu bakomeza kugerageza inzira zibananiza. Why the people they try to keep the law until these days? kuki abantu n'uyu munsi bakigerageza kubahiriza amategeko y'Imana? People say, I believe Jesus Christ. aravuga ngo njye nizera Yesu Kristo. Yeah, I served the church many years. nakoreye itorero imyaka myinshi. Yes, I know the Bible. Bibiliya ndayizi. I know everything about the Bible, but why they have to say, I am sinner? ati byanditse muri Bibiliya ndabizi, ariko kuki avuga ngo ni n'umunyabyaha? But why the pastors they teach we need to keep the law? kuki se abapasiteri bo bigisha abantu ko bagomba kubahiriza amategeko? Why they are still focusing on what they are doing mu gihe bakitaye ku byo bakora bo ubwabo, instead of the belief that
what Jesus done for us. ntabwo bizera icyo Yesu yadukoreye. And people, they divide two kind of sin. People divide the two kind of sin. Usanga abantu batandukanya ibyaha by'uburyo bubiri. First one is the original sin. Bakavuga ngo hari icyaha cy'inkomoko, And second is daily sins. ngo hari n'ibyaha ngo ducumura dukora buri munsi. And the people, they explain that, yes, original sin is clean by Jesus Christ. Ahantu hakaba hati Yesu yadukije icyaha cy'inkomoko, But daily sin, we need to clean ourselves. ngo ariko ibicumuro dukora buri munsi tugomba kubyiyeza. What is the way? It is the confessing. ngo bakiyeza babyatura basaba imbabazi. They say, for the daily sin, we need to confess every day. Bavuga ngo ibicumuro by'ibyaha dukora buri munsi tugomba kubyiyezaho, tubyatura buri munsi. What is the difference with the confessing with the keeping the law? Ese kwatura no kugerageza kubahiriza amategeko bitandukaniye? It is same way to do something. Izo ni inzira zimwe z'aho abantu bagerageza kugira ibyo bakora. It means they admit that we can clean our daily sin ourselves. Baratekereza ngo twebwe twakwiyezaho ibyaha dukora buri munsi. But those who believe that my sin is washed away by Jesus Christ, Nyamara bizera ko Yesu yogeje ibyaha byabo byose. he don't need to divide two kind of sin. Ntabwo bagira gutandukanya ibyaha. And he believed that Jesus done every sin, all kind of sin, he done on the cross. Ahubwo bizera ko Yesu ibyaha byabo byose yabyogereje ku musaraba. Yes, sometimes we commit sin. Nibyo rimwe na rimwe bashaka gucumura. It is true. Ibyo ni ukuri. But why we commit sin? Ase ubundi kuki ducumura? Because we have flesh. Ni ukubera uyu mubiri. This flesh will die after some years. Uyu mubiri n'ubundi igihe runaka uzapfa usubizwa aho wavuye. But because of this flesh, they think we need to do something before God. Ariko abantu imibiri bategeka kugira ibyo bagerageza gukorera Imana. So many churches, they teach we need to keep the law. Usanga mu nsengero nyinshi bigisha abantu kugerageza kubahiriza amategeko. But as you see, so many verses, Bible said we cannot keep the law. Ariko nimba mwitegereje imirongo myinshi muri biri yitwereka ko turi abantu batakubahiriza amategeko y'Imana. Bible clearly say it is impossible. Birivuga yeruye ko bidashobokera umuntu. If you admit that it is impossible, igihe umaze kwemera ko bitashoboka, then you can follow the way of God. winjira mu nzira y'Imana. What is the way of God? Inzira y'Imana ni iyihe? It is the faith. Ni ukwizera. Believe that what Jesus done for us. Wizera ibyo Yesu yagukoreye. So it is very easy. Biroroshye cyane. It is very simple. Ni ibintu byoroshye cyane. It is everyone can understand. Umuntu wese abishatse yabyumva. Even young kids, they understand Jesus done for us everything. N'umwana muto yumva uburyo Yesu yogeje ibyaha byacu. But why they still believe that I am sinner? Ariko icyo abantu bo bakomeza kwizera ngo ni abanyabyaha. Because they didn't see that I am fully sinner. Ntabwo bigeze bitahura nk'abanyacyaha buzuye. If they exactly keep the law, iyo baba barubahirije amategeko neza, if they try to keep the law perfectly, iyo babigerageza nk'uko bivugwa na Bibiliya, then they can realize, it is impossible. uyu munsi baba baratahuye ko bidashoboka. But sometimes the problem is, sometimes they keep the law, but they break the law. Ikibazo ni uko rimwe na rimwe bayubahiriza ikindi gihe bakayica. And they say, it is okay. Bakumva ko ntacyo bitwaye. But Bible said, if you break the one point, and you are guilty of all. Nyamara biravuga ngo nubwo wasitara kuri rimwe gusa uba wayishe yose. So I very liked, I so much love these verses. Rero nkunda ibi byanditswe. Especially verse 23 and 24. Murongo wa 23 na 24 by'umwihariko. Romans chapter 3 verse 23. Mu Baroma 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Avuga ko abantu bose bakoze ibyaha kandi badashyikira ubwiza bw'Imana. Yes, everyone is sinner.
abantu bose ni abanyacyaha, And so everyone should be die because of their sin. bose bagapfuye kubera ibyaha byabo, Because the Bible said, wage of sin is death. kubera ko biribwa ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. But for us, if we die with a sin, ariko umuntu upfanye icyaha we surely go to hellfire. akabuza ajya mu rutazima, So if you have sin, you cannot enter the kingdom of heaven. bivuze ko adashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yeah, so Bible said, we are fall short of the glory of God. biravuga ngo ntabwo dushyikira ubwiza bw'Imana. Yes, many people, they read of 23, verse 23, abantu benshi basomye umurongo wa 23 and they say, I am sinner. baravuga bati dore koko turi abanyabyaha. But what is the verse 24 says? hasi umurongo wa 24 uvuga ngo iki? Being justified freely by his grace, biravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa, through the redemption that is in Christ Jesus. kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Does the Bible said, being justified through our works ese bivuga ko dutsindishirizwa n'imirimo yacu myiza or keeping the law? kuko twubahirije amategeko? No. oya, Bible said, by his grace, biravuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, through the redemption that is in Christ Jesus. ngo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. It is not in yourself. ntabwo ari muri wowe bibonerwa, In only there is in Jesus Christ. bibonerwa muri Yesu Kristo gusa. And I'm so thankful because yes, I tried to keep the law many times before I reached salvation. ndashimira Imana, nanjye mbere yuko nakira agakiza nagerageje kubahiriza amategeko, But also I experienced the failures. ariko inshuro nyinshi naratsinzwe. But after I believe that this truth, ariko amaze kwizera ukuri, there's nothing what I have to do. nta kindi kintu nongeye gukora But there's just one thing what I have to do. uretse kimwe gusa, It is believe that what Bible say to us. kwizera icyo Bibiliya imbwira. I believe that truly nizera ibyo Jesus done for us everything. Yesu yadukoreye byose. Jesus washed away our sins once for all. Yesu yogeje ibyaha byacu inshuro imwe birahagije iteka ryose. Then now we are apart from the word of the Lord. uyu munsi rero twatandukanyijwe n'itegeko, And we are living in the word of grace. tubaho mu isi y'ubuntu. And when you receive the grace, iyo wakiriye ubuntu you don't need to do something for Jesus Christ. nta kindi kintu Yesu agusaba kumukorera, But just we can say, thank you. uretse gushima Imana gusa. Thank you, Jesus. ushaka kuvuga uti Yesu For ushima, us, we have to die with our sin. twagomba gupfa tuzize ibyaha byacu, We should enter the hellfire. twagomba kujya mu rutazima. That's the way we try to keep the law. I failed. twagerageje kubahiriza amategeko biratunanira, But Jesus, you done for us everything. ariko Yesu wadukoreye ibintu byose. You wash our sins once for all. wogeje ibyaha byacu inshuro imwe birahagije iteka, And I am righteous. ukavuga uti ndi umukiranutsi. I believe this truth. uku kuri narakwizeye, I have the assurance to enter the kingdom of heaven. nakiriye ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Yes, brother and sister. bene data, Yes, we don't need to live for the keeping the law ntabwo dukwiriye kuba tugerageza kubahiriza amategeko, because it is impossible. ntabwo twabishobora. But who can keep the law? ariko ninde wakubahiriza amategeko? Jesus Christ. Yesu Kristo. Jesus came to the earth and he said, I'm the one who make the perfect of the law. Yesu yaraje aravuga ati nje gukora ibyo Imana ishaka, I didn't come for to remove the law. ntabwo naje gutanga amategeko, I came to the world for making the law as a perfect. ahubwo naje gusohoza amategeko. Who believes me and you are perfect. abanyizera namwe muratunganye, Even though you are a sinner, nubwo waba wari umunyacyaha, but through my works you are righteous. binyuze mu mirimo ya Yesu Kristo ubu umukiranutsi. You don't need to do something. nta kindi kintu ukeneye gukora Just believe that. keretse kwizera ibyo. Just believe that I did for you everything once for all. kwizera ko Yesu yagukoreye byose abikora rimwe kandi birahagije iteka. Amen.
Yes, I'm so thankful because I could share this word. ndashima Imana ko mbashije kubasangiza iri jambo. There are so many people still doesn't know these truths. Hari abantu benshi n'uyu munsi bataramenya uku kuri. So I will continue this gospel class with the youth. Nzakomeza kwigisha urubyiruko ubutumwa bwiza. So I hope not only the youth but also our married brother and sister also you can have a gospel class. Then you can preach the gospel with your brother and sisters. Ariko niringiye ko bitaba mu rubyiruko gusa, abagabo, abagore, namwe mwiga ubutumwa bwiza, mubwiriza ubutumwa bwiza. And I believe that through your mouth, people will receive salvation. Nizera ko binyuze mu kanwa k'abantu benshi bazakira agakiza. Because not my mouth is special. Ntabwo akanwa kanjye ari akanwa kadasanzwe. I'm saying with you. Twese turi kimwe. But God gave me these truths. Imana yaduhaye ku kuri. I just testify about that. Niko duhamya gusa. Yeah, same with the brother and sister. Nicyo kimwe kuri bene data bose. Let's preach the gospel together. Mureke twese hamwe tubwirize ubutumwa bwiza. Okay, I finish up to here.